Nagize ubwoba bwinshi kuva nabaho nibwo bwa mbere nagize ubwoba ni nabwo bwa nyuma Imana izandinda kongera kugira ubwoba pe ariko urumva n'ubwoba bwiza gutunguka mu bantu benshi ugivuye iwanyu ugiye wabandi ibintu nk'ibyo ubwo n'ubwoba bwiza ubwo n'ubwoba bw'abakondanye ariko iki gihe ntibukibaho kera najyaga mbona umuceri wanjye aje agitunguka nkaramwumva icyo bapa icyo ku mutima pe avuga navuze nti Imana ninaza nzamuhobera nzamwinaganikaho nzamurigata nzagira gute numva ibikabyo naramukaje kuko amaraga nk'imyaka 5 ataraza yaturuka nkaraho nkumva icyo base nanamusuhuzaga umva habe no kumuhobera habe iki twageraga imbere nk'ubwo ngatangira kuburaho nkwiruka ko nakanyuzemo ko buhamya mutari muzi abantu benshi nyine bambwiraga ko ndi umureze ngo n'ubureze uburezi ntacyo ariko nicyo bajya bita butterfly love urukundo rw'utunyugunyugu ndavuga ngo iki ndafata he no kumuhamagara mwiza birakugora mutaranabyara noneho ndamuhamagara kuko ntuza Bosco ndavuga ngo iki koko nose mvuge ngo yewe muhamagare ngo sheri ko ndikuma nabyo bitakwiye ntibigerayo nabyo nyine ukumva ni butterfly love noneho urwo rukundo ruhava nyine hahita hajyaho bato ntacyo nako karamaze akanyuramo intambara mugatangira ntimwumvikane ku tuntu tumwe na tumwe ariko iyo mubirangije yego uricara niyo wajya muri Kongo yego aba yaramaze kumva yuko ari nkawe ibyo atakora nawe utabikora icyo nicyo aho mugera ahantu nyine haringaniye humva yuko mwamaze kuringana ikibazo cyatukuye cyabyimbye cyane cyarushijeho gutukura yego ariko buriyo iyo umuhanga rugira aratakira ati none se ko kudahindura ibintu gukora iki yego se gufasha umuntu wasenze kumufasha guhindura ibintu trebye ngewe ndi gusenga aho niho Imana y'ubwayo yanyisangiye iganiza ibitekerezo byanjye ntabwo yavuze ngo umwana wanyu uva ko mvuganye nawe rerere ahubwo yaganije ibitekerezo byanjye ntangira kumva yuko nshobora kubaho amezi make nkazabaho imyaka myinshi reka tuvuga ko ubwoba ubutumye ubona uzabimbwa ugeze i Burayi icyari gikomeye nuko weho wagize amahirwe ubona visa ubona passport yego ndetse ikindi ubona tike y'indege yego weho ururi rugerayo so yarapfuye nyagupfira muri Yesu we wahamya hamwe ukavuga ngo iyampaye visa kama passport kama itike y'indege ikintu kikangurukana mu kirere nta n'uwacu wigeze akigenda niba baranakigenzemo sinjye wakigenzemo niba barananteye inkunga Imana ifite uburenganzira ifite abandi bantu bo gukoresha hano ndi ikari mu muryango bakamfasha nkabona ubuzima wewe ugahagarara mu ijambo ryitwa kwizera ubwo bukabuvana muri wowe ubwoba koko uri Burayi ngo ndapfuye ngo mama Lionel ngo ndapfuye ngo ndabungo birarangiye ngo bimeze gutya ubwoba Satani yabonye ahantu ashoborera abantu yabaziritse ku kintu cyitwa ubwoba hani twaharenga ibintu bishoboka ibintu bigira gute Yesu we arabana bikunguje rimwe bikunkumura ubwoba bavuga bati sabakobwa ba Serofadi bati twebwe ntabwo twabigenderamo twikunkumura ubwoba bwatwerekaga ko tuzapfa nk'iwacu twikuye mu gisekuru cy'iwacu ubu bwoba ndashaka gusenyera ubwoba kuri uyu muntu uryama mu makara kanywera icyayi muri mwitasi ariko ibyo byose akabana n'ubwoba akabona barayinsohoramo biragenda gute do barayinsohoramo gusimbo nzi ko nzabona nishyura abana sinzi ko ku kwezi bazishyura mbega uhora muri ritime y'ubwoba Satani akwicaje mu kiritime cy'ubwoba cy'uko utarenga reka ngushimire ko ukurikirana Evangeliste Mama Lionel Imana y'amahoro iguha umugisha kandi kwishimire kunezeze igusetse mu izina rya Yesu Kristo wa Nazareti uyu munsi wa none tuje n'ubundi kuri kamera za Evangeliste Mama Lionel tugushimira ko wakoze subscribe kandi ubana natwe umunsi ku munsi Imana y'amahoro iguha umugisha igusetse kwishimire kuba mu gihugu cy'Uwiteka Imana yawe iguha ikunezeze igusetse ariko abantu ngo ntabwo babanyumva neza
ariko ni ukuri biyeranje bakumva mu gihe kuko nyagasani ntabwo wageze ko musenyera abantu wiyeranje bakumve pe icyo kibazo abantu baragifite bakunda nanjye kukimbaza kandi ngo bakunda ukuntu bomborekana bashaka ngo niba bashaka amafaranga bazaje mu kiganiro ariko ubundi tugakora ikiganiro bahari ejo bundi ko tugiye kujya dukora live bazajya turatumiye nijoro turatangira kandi ndagira ngo mbabwire ngo ugiye gukora ibintu bikomeye kandi bihambaye cyane ni ukuri Imana izadushyigikira ndabizi neza ko tuzakora ibintu bihambaye aho abantu bazajya badukurikirana ushaka gusengerwa ushaka icyifuzo uzamuye tugasoza live tuhita tugisenyera dukubita abadayimoni hasi nibyo ducunga satani atarabyuka kubika ngo ni kukabona tumutanga mu mashyi no mu mudeho nimba nako kabona kagira sembeza ariko tuzeranza nzahamya mu gihorihori ubundi ate control dayimoni ni umwuka ariko ujya wiyambika yego ishusho ya kimuntu ko ntiyarwanya umuntu buriya arwanya umuntu yigize nkawe aragerageza agashaka umubiri akoreramo ariko hagati aho hari kata numvise z'abantu baba ari abadayimoni kandi ari nk'abakobwa ugasaba ugakwa ugashyira mu mago ukibanira na dayimoni bigasoza nabi sijya wahera hari ubundi ibyo biva ku mbaraga n'eshatu imbaraga ya mbere ni dayimoni ni satani mwenyewe yego kibamba imbaraga ya kabiri ni imyuka nyine itarabaye satani yego itaragiye mu ruhande rw'Imana ntijye mu ruhande rwa satani ntuza ya gatatu ni ntuza na operating y'abaruzi uyu murozi hari ukuntu ashobora gukoresha umubiri wawe cyane cyane biba hagati ya 4 na 8:50 izo mbaraga niho zo operating yego niba burya niyo mpamvu umuntu akubwira ati nurota uri gukora sex n'umuntu niyo yaba ari inshuti yawe cyangwa se uri gukora imibonano mpuzabitsina ukabona ukurota kandi ukabona ibyo bintu bihoraho yego ushobora kuba ari umuntu umwe cyangwa se abantu bahindagurika ushobora kubona ari abantu uzi cyangwa se ari abantu utazi already bujya bubaho niba ugeze ku byishimo bya nyuma uba uteye inda cyangwa utewe inda iyo nda ishobora kutavuka ako kanya ikazarindira uwo mwana akazarindira yuko ugira ahantu utera inda uyu mwana uvutse muri ubwo buryo kuko ntiwasenye n'uyu mwuka ntiwasenze ntiwafashe amasengesho y'iminsi 3 uhagarika uyu mwuka ku buzima bwawe already utegereza ngo abadayimoni bategereza umuntu ukora icyaha kugira ngo bamwinjiremo kandi iyo birukanye bazana bene wabo barushima ndakwinginze byumve neza bazana bene wabo babarusha ubukana kugira ngo babone uko ngo bategerereza hafi aho nuvuga ngo iyo waryamanye na femme na Marie de nuit na femme de nuit iyo wakoze imibonano mpuzabitsina n'igikecuru se n'umusore n'umukobwa ukabona hari n'abaryamana n'abagabo babo banahari akagira ngo n'umugabo senya uwo mwuka si byiza kuko ibi bintu cyangwa se ushobora gusurwa na so wapfuye akabona aje kugukoresha sex yego ibyo ni bibi ni dayimoni ni se w'ibibi byose uba wizeye uko kubona umubyeyi aje nuvuga ngo ni se wa bya bindi byose w'ibibi byose ari we Luciferi n'ubwo buwize aho ashobora kugutera inda byihuse kuko uhita ubona umusore ugushukashuka cyangwa se ikigabo kikahita kiza mu ishusho noneho y'umuntu ufatika yego agahitaza kandi yo muryamanye kugira ngo wemere yuko watewe inda na satani mukuru ugiye kubyara imbaraga mbi cyane nuko uwo muntu mugiye kuryamana bwa mbere ahita gutera inda icyo ni kimwe kabiri hari igihe uryamana n'iyi myuka rero iyi myuka yo ni ukuba ufite nka sheri ukarota ngo sheri nguzi uko ngo nakurose ngo turi gukora sex senya uyu mwuka ntabwo ari bise nyine ko atarahari cyangwa se ukarota nk'umuntu wapfuye ukabona muryamana abaje ni ibyo biva muri cast generation cyangwa se ni imikoshi cyangwa se ni imyuka ni umuvumo w'umuryango w'uruhererekane nibasenye mbese ubushe kugira ngo ukomeze amasezerano
imiryango yawe yagiranye. Yego. Ashobora kuba ari sokuru w'iwanyu Yego. wagiranye amasezerano n'abazimu, noneho yagirana amasezerano weho ubwawe kubera ko ari weho bari kubona ufite irembo ryo kwinjiriramo. Ibintu ndi gusobanura ko birankurikirana ugiye kumera nk'abandi muri no minsi babihamagariwe. Bashobora kuba barabihamagara, ariko ibi bintu ni byiza kubisobanura ndetse no kugira ngo abantu bamenye ukuri, kuko twari dukeneye n'abantu babivuga kuko ntitwari twabaga mu bintu tutazi. Yego. Kandi hari ikintu kibaho, niba ubihakana yuko karande n'imivumo bitariho, buryo already uraboshye. Nibyo. Ni we uboshye ahubwo kurenza abandi bose, ariko kubyemera n'umusazi wemera ko ari umusazi. Exactly. Nicyo kwemera yuko burya kwemera ko kuboha bibaho. Nuko ubuzi yuko nawe ubwawe wibohoye. Ariko iyo buri gihe cyose wumva bavuga ngo imivumo na karano Yesu yarabirangije, uraboshye. Kuko Yesu yarangije umwuka. Ntiwanabohoka. Kandi ngo bene nk'uwo ntavanwamo n'ikindi. Ukeretse kwiriza ubusa. Gusenga no kwiriza ubusa. Kuki Yesu abivuga mu isezerano rishya ukabuhakana yuko bitabaho? Already nuko bikuri. Ibyo rero kumva ngo hari abakobwa n'abahungu ngo n'abahusubye n'abakobwa n'abahungu nabo barahari. Kuko uyu mudayimoni cyangwa se uyu murozi, abarozi rero baparatinga gute? Uparatinga mu miryango yawe. Bo icyo abarozi bakora bashoboye gukora ni mu muryango wawe, bakaguha mushiki wawe nyine amahano, ibintu by'amahano, kuko niho bagirira imbaraga. Iyo kuko bo baraza muri cya gihe uryamye mu bicuku by'ijoro, bakoparingaho yenda umudayimoni muryamana, bakaza gufata ubugingo bwawe. Abantu bankurikira kuri kamera bumve, baza bahita bafata buriya bugingo bwawe bakabubika. Niho usanga umuntu ashobora kutabyara. Ariko intego y'abarozi igiye ubonara nayiyobewe. Intego y'abarozi nuko kuko bari mu cyiciro umurozi, hari abarozi batatu. Abaroga babizi. Uwo murozi we buri muryango uramugira. Buri muryango ugira umurozi uroga abizi. Intego sikabiri. Intego ko twe duharanira gakondo abera kuzaruhuka, arumva mbega yanzuye kuzashya. Reka iki kiganiro tuzakiganira ikindi gihe, kuko ninjya kugusobanura intego y'umurozi iratangaje cyane. we yavukiye none se mu rusengero nta Imana nayo ijya yangaje umurozi mu rusengero. Yego. Itujye kumfasha gusarura bari abantu banjye cyane. Utagira imbaraga, utagira ibiro bimugwanya bikamunesha, akaguhitana. Kandi ubwo se ari Imana yamwangaje namurokoka. Iyo wamurokoka, iki kiganiro tuzagikora cyaba batindi wamurokoka cyane, kuko ugomba kugira ibiro. Imana ifite umunzani. N'umurozi ari kugupeza kaguhenura, araguhenangura amasezerano. Ariko nukandagira umurozi, kuko Imana yaravuze ngo nzabaha ubushobozi bwo kandagira inzoka na sikoro. Haleluya. Ukitazikura ikemera ko zidukandagira zituruma tukazica. Ukitazikura. Ubaze kumva na Daniel yaravuze ngo mu minsi imperuka nzabayobesha kubashyenga. Ikindi ukuntu umurozi bitangaje ku murozi ni iki? Nuko uburi cyane umurozi umugambi we nukugira ngo buri Imana ngo Abisiraheli yabashiriyeho ihwa ari bo mahanga barwanya. Yego. Kugira ngo bige kurwana. Umurozi iyo atakurwanya ntubufite je mama Lionel Simba nkuri gata nk'ubuki. Uburi gishushungwa kiraho biri ikigore kirwa gisambana nohiri. Ariko umurozi akurwanyije wiga gusenga uburyo bwose. Byari ihwa ryakujombaga, ryakubabaza rikaguha training. Ngiye nabyumva. Hari abantu Imana ihitamo gukomeresha ibyo bintu. Yego. We ikare mu murozi, umuryango we wanyu nta muryango numwe ubura umurozi. Nta n'umuryango numwe ubura umunyembaraga igifaru. Nta n'umuryango numwe ubura igifaru. Ntibishoboka. Imana aya mahagira yakoresha. Uyu murozi mbese Imana yerekane kwera kwayo kuko wamunesheje. Nakunesha udakoze icyaha uzabona ijuru, ariko ngube nk'uvanwe mu muri nk'umushimo uvanwe mu muriro.
yo ihwa rero ryajombaga abisiraheli ngo impamvu yaremye, ariko iri jambo haretse tukarisoma turibuze kurisoma, ngo impamvu Imana yaretse mu mahanga ngo arwanye abisiraheli ngo ababere ngo nk'ihwa ribajomba, ngo kwari ukugira ngo yigishe ab'ikindi gihe intambara. Kwigisha ab'ikindi gihe intambara, nimuvukira mu ntambara muzaba abakankara, abatsinzi kurushaho, ariko nimutavuka mubona ibibarwanya ntimuziga kumva Imana igikereye ikosi mu nzu ye, ikereye ikosi kugira ngo abantu babo batazana igikoma mu mutwe. Kuko mwadamarara mugasinda mugasambana, urusengero ugasanga mwarasa, ariko iyo uzi ko harimo umurozi mu iteraniro bituma usenga n'imbaraga zimusenga. Ushira itiku ugasenga, ugashyira amaboko hasi ugasenga. Rero abarozi ni abaripa. Uyu mwuka ni umwuka wa ripa w'umusaruzi. Abarozi ni abakozi b'Imana, ahubwo abantu babarwanya ngenda banabaseka. Oya dutsendera abanze dutsendera abarozi barakatsendwa aho bangejeje nkajya nkamara imyaka 11 ntashaka. Nyine navanyemo izina ndabyumva, ariko Mana umuntu nkurikiye ndamusabiye Mana gutsendera umurozi, ahubwo gutsendera umwanzi, gutsendera umurozi. wimugira ikinebwe, ahubwo Imana imuha imbaraga zimutsindira abarozi. Nireba urundi rugerageze mukubita, oya ariko itanyujeje muri aba batsinzi. Uzi umuhindurira ikigeragezo, Imana iguha ikigeragezo gihwanye nuko imbaraga zawe zingana. Nyine niko iteye, nzabashongesha mbagerageze. Kindi nakorera abantu banjye nekihe nibyo byigishima ni mugobwa gituma nibagerageza kukizahabu kugira ngo ibe nziza bayicisha mu muriro. Mwe kuki mudashaka guca mu muriro w'umurozi? Arakatsena ngewe reka nkubwire imbaraga zose mfite zaturutse ku barwanya. Nanjye nuko nubwo ndimo mvuga gutya, nanjye nubo barandoga no mukanya bari bondoge bahora bategura, ariko bagasanga nabishwanyuje bataragira. Nubo hari ikintu bari kohereza cy'igihembe, ariko uragitsinda mu izina. Ndagitsinda bahora bakereya, rahanuye ndabizi mwise umwuka mba mbyumva, bahora bateranya ubunama, bahora bandoga, bahora bandasaho, ariko byarabananiye. Ariko nanjye bituma ntaho ugasa cyenda mba ndi kuba rohama imiriro, mba ndi kuba rohama imiriro, ndyama mbaroshyemo imiriro kuryo begura gatwe bagasanga nakikije. Rero umukobwa wabyawe n'iyi myuka ukamuyoberaho ugashaka. Erega umubona afite visuel y'umuntu nk'undi muntu. Yego si n'umukobwa n'abasore barahari, aba bantu nabahanga yego ku buryo bw'indengakamere, ariko nibo barema imiti, nibo barema ibisasu, nibo barema ibiki, kugira ngo umenye uyu muntu azaza afite ubwenge butangaje n'ubundi bwenge bwari bwo bose. Kuko uyu muntu ariko n'ubwenge nyamaswa abantu. Yego uyu muntu ubonye gutya ibindi ikindi kintu kimuranga arakenyuka. Gorata nta ujya kumva arakindutse ntago arenza imyaka 50, ukabije agira muri 50, ariko ubundi bapfira muri 33, 35, 45, 50 wakabije. Ukabije ubwo nyine uwitwararitse, kuko barangizwa n'ibyaha n'ubukunguzi baba bafite. Yego, kandi ugasanga umuntu umusore umubaza umukobwa yirongorana n'abandi bagabo, ugasanga umuntu n'umukobwa ntumubaza umusore yiryamanira n'abandi bakobwa. Mbese akora difference y'ubwenge bw'abantu n'ubwiza bw'Imana, ariko n'umuhanga s'il vous plaît. Ibintu byazi kubyitwaramo neza, Icyongereza kivuga neza, ibyo yinjiyemo n'umutsinzi ni kankara, ariko kankara nyine no mu ishuri mwarimu azana isomo kagira ngo bariteguye ahari, we areba no ku kibaho baba bafite n'amayerekwa ateye ubwoba, kuko binumwuka. Uyu muntu nubwo yitije umubiri w'umuntu, ariko n'umwuka, ko ntabwo amara igihe kirekire. Rero ibye abisensibiliza vuba. Niba agiye mu busambanyi, uwo baryamanye wese amuterinda kugira ngo abone abibindi yororoke. Yego, nagira bazasigara bakora.
utanabona isi rero igeze kuri uru rwego turimo hari n'abantu babyifuza nzi umuntu turekera umusho turekera ahubwo nari ngiye kukubaza ntese ababa bashaka inshuro 5 6 erega nanjye ngumfata nk'umunyabwenge hari ibintu mba nshaka ari genza gukoresha ikiganiro utagaragara ariko utagaragara nkaba ari byo garagara ubwo ibyo mitambihuza n'aba bantu bashaka 4 5 6 kandi ukabona byarabahiriye bakora za mariage ukabona aha nta mwuka ubyisha inyuma ukabona bahora muri za mariage kandi nziza kandi ukabona abantu bazi batahiye nta n'isoni bafite nta n'ubwoba buri mwaka akora ubukwe we ntabwo ari muri utwo systeme ibi uwo mwuka wo ni umwuka w'ubusambanyi kandi deja no gushaka rimwe ugakora isezerano ukishyiraho amasezerano menshi ni nk'ubukunguzi nko gukungura ni nko gukungurura ubuzima bwawe kuko uko uryamana n'umuntu umwe iyo uryamanye n'umwe uba nkawe yego none ibaze uyu muntu nahura n'uyu muntu ufite uyu mwuka w'abadayimoni yego ureda arabo umudayimoni surumva atari gukungura abakungura bavuga ati muze kuko ntabwo azi ngo uyu munsi wa none niba yaryamanye na ka w'umuntu ujuje ubumuntu bakananiranwa yego kubw'uko yarya buriya nabo ntukazabagire kuko baba baragajwe n'aba badayimoni n'aba bantu bari mu mwuka wa dayimoni buriya imbaraga zituma uhora wumva wagira ngo uri nk'agasekurume cyangwa nk'agahene ziva kuri kwa bano bagabo n'abagore yego kuko igituma ubikora none ibaze nk'umuntu akakubwira ati uyu muntu ngiyewe ntabwo angereza ku ngingo niyo mpamvu twatandukanye imbaraga zikubwira ngo uva kuri uyu wigire kuri uyu yego ejo ziti n'uyu muva yigire kuri uyu yego kandi hose ari amamariage ntugira ngo aranishingira yego kongera agasabwa agakobwa imbaraga zikubwira ngo nanone n'uyu muveho mujya kuri uyu aya masezerano vene none se isezerano risezera n'aba bantu nabo bafite vawo bafite isezerano baba barasezeranye baza boherezwa ku isi ari mu isezerano yego bakavuga bati mu gisekuruza cy'iwanyu mu gisekuru cy'iwanyu cy'ibihe byinshi twagiranye n'abisezerano yego genda none kubera ko bavuze ko hatazabura umuntu mu muryango ubakorera ibibi genda ujye kuvukira muri muntu dore afunguye amarembo tugirane nawe isezerano atubyarire nawe hari n'igihe hari n'ababyara bano bantu aba bantu nyine babita ngo ni abakira intwari za kera babita ngo ni abafire yego ninza kubyibuka nibuze kubikubwira bakaza bo bagahabwa ubutunzi kugira ngo bababyarire uko uzareba umuntu byara uno muntu niko kubyara nase ugasanga umuntu yabyaye ikintu cy'ikidebire yego ariko anejejwe nacyo siritople muno mu bana akunda niwe akunda uyu ni umwuka wo paratinga w'imbaraga zo mu gisekuruza bavuze ngo ntihakazaburemo utazanenda azabembwa yego utazabembwa n'imbaraga z'ibihe noneho rero iri sezerano nagiranye n'uyu muntu ufite uyu mwuka wa dayimoni tugiranye isezerano nitugiranye isezerano kuko nakubwiye ko baba batandukanye yego n'ingingo zabo aba ari tarabye aragushiramo imbaraga zituma ibihe by'ibihe uzahora wumva agusigaye mu mutwe n'ibintu byose urabikora wumva ari uri kuri mu mutwe rero impamvu umuntu ashobora gushaka 1 2 3 kandi ugasanga anyuzwe nabyo ni ihungabana baba barwaye mu mutwe bano bantu nibyo kuko niba icyo bajya bita divorce ari urupfu yakabaye ari umusazi
kuko nyine ari gushaka none se bumva garanti irangiye inyota. bumva hari igihe runaka No, ni dayimoni inyota. yabesitayemo kirangiye kubana n'uwo ni inyota ni inyota ni ukuvuga ngo niba ubundi isezerano ni umurunga ukubiranye sibyo kandi bisaba ko mwese muwuhambura kugira ngo mubashe gutandukana none niba umwe ajyanye wa murunga wikubiranye urumva ajyanye umuntu afite misiko ajyanye ubuzima bwa wa wundi yego amaraso ngo ni mabi yavuze ku bwabere yego ndakubwira ngo iki buriya ntabwo abantu bose bagiye gukora divorce bose bakora divorce yego umwe niwe uba ugiye gukora divorce y'undi aha noneho amaraso y'uyu muntu utakoze divorce kandi we wamuhaye divorce ni wa murunga aho ugiye gushaka induru urajya kuryama mve nta mahoro ufite nibyo n'igihe cyo kubaka amabanga y'abashyingiranwe urayubaka ariko usanga wumve ntabwo nta maho ntibisisaho hari inyota hari icyaka ufite yego iki cyaka rero na wa muntu nawe ntabwo arakikugereraho urede ufite icyaka cy'icyambere kandi ntubona uburyo icyo wakibona keretse bishobotse ugakora kirubiti ukarya rya sezerano rya mbere ukarya n'iryo urede bya uko biri ariko kubera ko utabishoboye wa muntu urumva yuko ni hahandi ujya kuryama ukarara witse imitima aho utaraharenga yego ko yewe rega mba mu isi ariko nkanareba ibyo bintu ngenda mbibona ko bibaho umugore akava mu rugo rumwe akajya mu rundi kandi hose agenda akora amamariyaje none akandi kabazo kishe inyuma ni uko abo bantu bose bazengurutsemo bakora amamariyaje bo batongeye kwegura agatwe ngo bashake kubera bashaka urumva abanyuzemo ntibongera gushaka reka nkubwira ka ni icyabashyira nyine ka nkubwira ka uyu muntu nakubwiye ngo gukora divorce ni urupfu yego aba bantu yasize abishe yo kuko bo buriya abantu bose ntibagera kuri level imwe yo guhungabana kuko bo badashaka guhora bahungabana yego bahise baba nk'ikinya babaye nk'inkingi y'umunyu ngo baba igisitati mbese bameze gutya baragiye ariko bararebeye buri gihe cyose batekereza kuri wa wundi ubakomerekeje ariko kubera ko wa wundi we afite izindi mbaraga baba bafite rega n'izindi mbaraga kubera ko we yagize izindi mbaraga zibimukoresha yaratuma twaganiriye mu kiganiro cy'ubushize twicaye hano turaganira ngo abantu mbese ntibakora bicaye mu murimo ariko ntacyo bari gukoramo yego imana iri kuza kureba mu bakiranutsi ikabona hahagazemo ikindi kintu yego yareba mu banyabyaha irakubona mu bakiranutsi ikakubona no mu banyabyaha mbese iri kuyobora mbese uburuhari nababura bahari uyu muntu we none tekereza noneho niba yaranamenye n'Imana buri gihe cyose yihishe mu bumana ariko ni umwana wo kurimbuka icyo ari gukora rero ni uko abona benshi yigwiriza aho azamanukana nabo arakora ibyazi yarateguye hari ukwica isezerano rya mbere rikaguhahamura ukumva ariko kugira ngo uyinyota uyishyire ari uko urongera ugakora bya bindi ariko mama rero nyumva neza agatambaro karamutse kavuye mu mutwe uba wumva ufite umuyaga mu mutwe kubera ko ADPR nibyo yakunyeje kubera ko aya ni amashereka y'idini iya ni amashereka y'idini w'ikorento iyo wakuyemo agatambaro ba wumva nyine ufite isoni saba abantu ntibari kundebera utuvi saba abantu ntibari kundebera utujwire twanjye ese ahari nasokoje neza ariko kubitamo igitambaro niyo waba utasokoje ukumva urambaye umunsi rero wakuyemo igitambaro uko ukumva ugishaka nabo kubera ko ujya kucyambara hari ibyo bagushizemo nawe uyu muntu ajya gushaka bwa mbere hari isezerano hari amaraso yanyoye hari isezerano yanyoye hari umurunga yiziritse nta gihango agomba gutatira noneho rero kubera ko yatatiye cya gihango azahora ashaka ibisa n'igihango
yego niyo mpamvu asezerano 1 2 3 4 5 kandi we yumva ntacyo bimutwaye kubera iki afite yahamuka ihungabana ry'igihango cya mbere yishe niyo mpamvu divorce ni urupfu disi abantu barapfuye barapfuye none kubera ko ari gusamba basigaye batarayikora Imana barinde urumva ari gusamba ntarashiramo umwuka ngo tumubone ku isi yaravuyeho niyo mpamvu ari gusamba ahora asamba nyine iyo asambye rero agahura n'undi muntu uri gusamba harahijya bahita basamba ajyaho na kuko bibaye abantu babiri bahita iyo Imana idufashe ntabwo turi mu kiganiro cyo kugira abantu dutunga intoki cyangwa gukomeretsa cyangwa nk'uko bamwe bavuga ngo nuko mwe byabahiriye bakadutega iminsi hari imitima y'abantu turi gukiza mu isi y'umwuka haba hari imitima y'abantu turi gukiza nicyo gihe mba ngendereye bantu munyihanganire bamwe mujya munyitwaramo mwikomo ngo mba ndimo mbwira runaka na nyira runaka nta muntu mba ndi kubwira ni umwuka badutegetse kuvuga ibi bintu kugira ngo mu isi y'umwuka hatagira umuntu ugwa muri ibi bintu hatagira umuntu uyoba hatagira umuntu ukubitana n'iki kintu turi gutangatanga ngo abasigaye uyu mwuka ntazabinjirane Imana itugirire neza cyane icyampa abantu bakajya bumva ibintu nk'uko twabiteguye nibabyumve nk'uko bashaka kubyumva babyumve nk'uko umwuka biteguye ntibabyumve nk'uko bashaka kubyumva niho hamwe hamamo bya bitutsi byo mu makomanteri hari ikiganiro kimwe mperutse gukora ahantu kuri channel imwe mbona itimu y'abantu bari barabuze aho batukanira batangira kuntuka ariko sinakurenganya wowe utukana sinakurenganya n'ingaruka zo kutagira icyo ukora n'ingaruka zo kutagira icyo ukora ufite icyo ukora ntabwo wabona umwanya wo gutukana hari ahantu Imana yakugejeje hari urwego ugezemo buri urwego rwawe ruba ruciriritse cyane kandi na Yesu agendanaga n'abantu bafite inzego ziciriritse nk'abafarisayo bari bafite urwego ruciriritse cyane bakundaga gukritika iby'Imana yamukoresheje bakundaga kumugendaho kubaza impamvu arimo akora imirimo ku isabato kubaza impamvu yakijije umumye ku isabato n'urwego rw'abaciriritse burya nubana n'abantu batukana ujye umenya ko uri mu rwego rw'abaciriritse kandi burya nuba ufite n'umunwa wo gutukana ujye umenya ko urwego urimo ruraciriritse abandi biciye kuri za computer bari kuvumbura abandi bari mu mashuri bari kuvumbura abandi bice muri Bibiliya bari gufasha abantu abandi bari mu byumba by'amasengesho bari kwerekwa icyagirira isi umumaro wowe nimba uri mu rwego rwo guhorana ibintu by'amagambo aryana mu kanwa ubumara mu kanwa uri mu rwego rwo hasi uri umuntu wo hasi witeka ndamwinginze ngo aguhindurira amateka y'akanwa kawe Imana itugire neza cyane ukozi w'Imana arakoze kutubwira amagambo nk'aya ngaya nanjye mba ndi kwigiramo kuko nagize umugisha wo gukorana n'umunyamakuru w'umuhanga wize kundusha usenga ufata igihe cyo kwegerana n'Imana akagira ibindi andi makuru amenya nanjye yongize Imana nkamubaza hari ikintu cyinshi mukura mu gihe tukunda no kuganira hirya ya kamera hari ubwenge bwinshi njya mukuramo n'umuhanga cyane Imana imuhe umugisha mwinshi cyane Imana imugirire neza cyane ndagira ngo rero aya masaha dufate umwanya wo kuganira ijambo Imana yashyize ku mutima wo kuganira kandi ndashaka ko tuganira mbashaka ko tuganira ndabizi neza n'inshuti zanjye zinkurikira ndetse zikanankurikirana inyuma ya kamera hari abantu bamaze kumenya ibintu nkunda hari abantu bamaze kumenya ko bampamagaye twaganira bagaseka bakaruhuka erega mujye munampamagara niyo mpamvu dushyiraho nimero za telefone umpamagare twiganirire twiterere na story twitere story twige imishinga yaduteza imbere twige tumenye ngo ese dushoya yavamo angahe hirya ya kamera jya umpamagara ndakwingenze ntukarebe nimero gutya gusa jya umpamagara tuganire no mu buzima busanzwe jewe nkunda kuganira Imana imumugisha rero uyu mukozi w'Imana umunyamakuru wanjye ndamushimiye akunda kutubwira no kumbwira ndagira ngo twinjire mu ntego y'uno munsi y'ijambo Imana akiza ku mutima wanjye ndumva ashaka ko tubwira abantu mu minota mikeya
tukababwira amakuru y'ijambo n'iki tukakivugaho n'iki tukakivugaho unyumvire muri Yosuwa igice cya 14 umurongo w'8 haravuze ngo ariko bene data twajyanye bahisha imitima y'abantu ubwoba yeweho no matanye n'Uwiteka Imana yanjye rwose ndashaka ko tuvuga ku kintu cyitwa ubwoba impamvu nsomye iri jambo sinshaka gusobanura ngo ninjire mu mateka yose wa cyane nzajya muvugaho gake mvuga impamvu y'iri jambo nashakaga ko twifashisha iri jambo ryitwa ubwoba ariko mberetse aho rivuye muri Bibiliya ko nakubwiye ko yewe nta handi uzasanga ijambo ryose nzavuga nzaba negamye kuri Bibiliya. Amen. Hanyuma ndashaka ko tuvuga kuri iki kintu cyitwa ubwoba kumva ubwoba hari umuntu guhamagara akakubwira ati ndumva ubwoba hari ubwoba buba ari bwiza nkanjye urugero nigeze kugira ubwoba ni nawe mperukira kugira ubwoba ubundi ngeze ngangira ubwoba nigeze kugira ubwoba muri dote yanjye bavuze ngo nisohoke ngo isaha irageze ngo nsohoke bamaze kunsaba bamaze gutanga ya masuka bahita cyose cyogera yageze mu bukwe ihindurirwa izina cyose cyogera inka n'injerekani ngo yitwike ikidahira cyuhira ibintu nk'ibyo yego ibintu nk'ibyo ibintu nk'ibyo tuzagenda tubimenya gake nitwisunga bizi Kinyarwanda cyane bamaze kuvuga ngo byose birarangiye uwo mugeni nasohoke nagize ubwoba bwinshi kuva nabaho nibwo bwa mbere nagize ubwoba ni nabwo bwa nyuma Imana izandinda kongera kugira ubwoba pe ariko urumva n'ubwoba bwiza gutunguka mu bantu benshi ugivuye iwanyu ugiye w'abandi ibintu nk'ibyo ubwo n'ubwoba bwiza ubwo n'ubwoba bw'abakondanye ariko iki gihe ntibukibaho kera najyaga mbona umuceri wanjye aje agitunguka nkaramwumva icyo bapa icyo ku mutima pe avuga navuze nti Imana ninaza nzamuhobera nzamwinaganikaho nzamurigata nzagira gute numva ibikabyo naramukaje kuko amaraga nk'imyaka 5 ataraza yaturuka nkaraho nkumva icyo base nanamusuhuzaga umva habe no kumuhobera habe iki twageraga imbere nk'ubwo ngatangira kuburaho nkwiruka ko nakanyuzemo kubuhamya mutari muzi abantu benshi nyine bambwiraga ko ndi umureze ngo n'ubureze uburezi ntacyo ariko nicyo bajya bita butterfly love urukundo rw'utunyugunyugu ndavuga ngo ndafata he no kumuhamagara mwiza birakugura mutaranabyara noneho ndamuhamagara kuko ntuza Bosco ndavuga ngo iki koko nose mvuge ngo yewe muhamagare ngo sheri ko ndikuma nabyo bitakwiye nabyo nyine ukumva ni butterfly love noneho urwo rukundo ruhava nyine hahita hajyaho bato ntacyo nako karamaze akanyuramo intambara mugatangira ntimwumvikane ku tuntu tumwe na tumwe ariko iyo mubirangije yego uricara niyo wajya muri Kongo yego aba yaramaze kumva yuko ari nkawe ibyo atakora nawe utabikora icyo nicyo aho mugera ahantu nyine haringaniye humva yuko mwamaze kuringana ariko si binibikira tugiye ku bwoba rero none ndashaka kuvuga ku bwoba bwagutera umwako ku bwoba buva kuri Satani ubwoba bwagutera umwako byo nta nubwo nabeshye nawe ubwoba butera umwako umuntu akakubwira ngo nushinga business urahomba nawe kukagira ubwoba yego aha ntihahomba harunaka arahacururije ahagera arahomba narunaka azanye ibi arahomba narunaka azanye ubunyobwa arahomba narunaka azanye amata arahomba igiseta nta mwungisha ifite nta kintu uyo ayo mafaranga ahomba ukagira ubwoba ndashaka reka nkubwira iyo ndebye gukimagiye kuvuga ijambo rikomeye iyo ukenye urikenera yego ariko iyo ukize induru z'abagusaba ziraza ukize baraza ariko iyo ukenye bagahunga baraguhunga ukubwira yuko nta kintu ahagutera ubwoba ahubwo yagize ubwoba bw'ibigiye kuvamo ndiyo ubundi se ari kukubwira ngo uhombe nuhomba uzamukenera yego se ntabwo ari ukumukenera ko kumuza kungumukenera ahubwo nukena niwe uzaba ukenya kandi nunakira niwe uzaba ukize
va ku bantu bakubwira ngo nuhashora uzahomba, ahubwo ujye ku cyatumye uhatekereza. ubundi kuki wari watekereje gukora icyo kintu bakaba baguteye ubwoba, ukaba ukubitanye n'umunyabwoba, ukaba ugize ishyirahamwe ry'abanyabwoba. Abanyabwoba n'abatizera niko Bibiliya ivuga mu Byahishuwe ibice 21:8 ngo abanyabwoba n'abatizera umugabane wabo ni mu muriro wakwamazu, ni mu muzo kw'umuriro, ni mazu k'umuriro. yego. Ndashaka kuva ku buryo kubwoba uburyo kandi aba bantu tugiye kubwira dufite abantu bafite ubwoba, niyo mpamvu numva nabatumweho ku bantu bafite ubwoba. uru rugo sinarushobora, ese ubu nashaka, ese ubu narugeramo. Nakubwiye ko ubwoba bwawe bugiye gutuma ntirongorera. Ubwoba bwari bugiye gutuma harya abagabo namwe murababyita kugumerwa. Twese nerene nta Petero nta Matayo nuko none se wafashwe n'ubwoba wumva ntiwabishobora mu buriri, wumva ntiwabona intebe, wumva ntiwashobora mariage. Ariko reka nkubwire wowe mpa raporo, shyira raporo. Ubundi ikintu byagenze narebaga nkareba by'ubwanjye sinshoboye no kwigurira ipantaro. Oya, ntabwo ari ukudashobora kwigurira ipantaro kumutera, yego ubuzima, ahubwo nayibonaga nyine n'ibishaka wahagiye kumva ntiwakwahagirira undi muntu, kwipasa umupira muremure w'ahantu nabaga. Yego uri kumva? Yego. Noneho byahuriragamo ku buryo gukodesha, maze gushaka kujya mu nzu ya makeya nabyo byanteye ihungabana njye bansenya. Kuba mu kizu inzu rutiye iyo urimo yikubye nka kabiri, kandi none ikaba ari ikibagabaga kubwo nyine kubw'impamvu runaka. Yego. Noneho kuzatekereza yuko nzajya hasi munsi y'aho hantu nkabona ari agasuzuma. Yego. Ariko nakwibuka yuko uzajya gukodesha ari za toilette bajyamo basutama. Ahubwo cecekaho. Ahubwo muri Kigali hasigaye harimo agashya cyane cyane za ndangiye na leta ahantu. Imana ishimwe ko hamwe na hamwe bari kuhasenya cyane cyane mu cyahafi bari kuhasenya abajama. Yego. Wese barangiza kuyikoreramo gahunda zose, yakuzura neza bagasimanta bagahita bakubitamo agashamburete. Iyo haraho nabaye ndariduka, ntwitere umwana wanjye w'imfura, nicaza agasonga bugari ndi kugaragura bandariduka, ndariduka pe bahita bamwataho bahubakiye hejuru ya toilette cyane. Urumva ibyo bintu none nkabitekereza, none nkareba mugenzi wanjye washatse kugurira umugore igitenge bikamunanira, bese gushaka kubaka urugo rumeze nk'urw'abandi. Byanteye ubwoba, fatwa n'ubwoba bwo kudashaka. Ubwo n'ubwoba bufite n'ibimenyetso, bufite support. Bufite support. Bese nkabona support zose buryo n'imoso imbere n'inyuma. Nazo z'ubwoba. Bari umuntu ubwoba nabanyirasenge bahuruye. None nkabona umukuru w'umuryango. Yego. Ari ukubwira yuko nushaka noneho sasa ubukwe kintu bajya bita inkwano. Burya ni umukuru w'umuryango icyo bita inkwano. Habona kugira ngo nzaguhize inkwano ikoye umugore wanjye. Ni hatari. Ngivugira ngo ni hatari. Ni hatari nakwambe. Uwo ni umukuru w'umuryango. Uhagarara umuryango w'ubwoba bose. Yego. Nareba nkavuga ndapfa. Ariko nabona kavuga nti nakwambi none mbikeneye wareba umugore uti none ko nshaka umugore se ubu bwoba ugatangira kuririmba ngo have wabwoba we nimunyihebeshe mbega namara maje pe kujya mu ijuru. Noneho aha hantu urambaza uti wahashinga mbese wahigobotoye. Wigobotoye gute mu ngo y'izubwoba? Aricyo dushaka tugendera umunsi kumara abantu ubwoba. Umunsi abantu baraba inzira bwoba. Nakoze ikintu bajya bita gusenga. Yego. Ariko sinasenga nk'abaswa. Najyaga gukora nava gukora nkajya gusenga. Ngewe ku manywa nari ndi mu kazi. Yego. Nijoro nkajya gusenga. Kandi mu gusenga kwanjye nasengaga bitananiza umubiri, yego, kugira ngo nabyo hatavaho inkomyi
yakoma ibyo nkora satani akabona aho yinjira nkasinzira nko mu kazi bakanyiruka yo ndangije nkora ikintu bajya bita igenamigambi yeha y'ibyo nshaka ako kana abantu benshi batagira yewe nkandika nkajya kubwira Imana ngo Mana nkeneye miliyoni y'inkwano nkeneye inzu byibuze itaciye munsi y'ibihumbi 50 yego nkahita nyishyura amezi 6 kuko numvaga bizakomera bazampa amezi 2 ya ntuza nzaba ndi kurya ikirerere kugira ngo ntaza kuko numvaga kuzasorwa mu nzu biteye ubwoba noneho ndangije ibyo bintu nkabijyana imbere y'Imana ariko nkereka Imana icyo ndi gukora yego kanabwira Imana ngo uramutse umfashije nkaca mu izi nzira nazo zikemera nagushima kandi ibi bintu nkumva ku mutima wanjye kuko birahari yego Imana yaza gukubita igasanga irya y'ubwoberga haba hari imirimo y'Imana yego Imana yaza kuverifiya ije kuverifiya yego ikigisho ndakigarukamo ngo kubona ko turi kugispout verifiye rwose yaza kuverifiya yaza gucekinga yego utunyanga n'udufute ese hari umugore w'abandi ninjiriye ese hari ese cya kiganiro nacyo twigeze kuvuga yuko hari abasore bahenga ingo zimaze kubakika neza bakajya gutunga bajya gukora ibitagikorwa muri rwaro kubera impamvu z'ikiciro ngo nabunganize barakubitwa n'imbaraga z'umwuka wera baragahanura kwa General Yesu abunganize rero nabo data iri genamigambo ryamfashije iki ryamfashije kudasesagura yego ikindi ndabireba nsanga igenamigambi ntazarigeraho nkipashije murimo buriya gusenga guhindura ibintu yego se sinzi niba ndabikubwira hari umuhanga uyu muhanga yaravuze ngo gusenga we yavuze yakotinze gusenga aravuga ngo gusenga ntabwo guhindura ibintu buriya kwirwa mana bira ntabwo bihindura ibintu ntibihinduka kuko urata ugasanga ahubwo ikibazo cyatukuye cyabyimbye cyane cyarushijeho gutukura yego ariko buriya iyo umuhanga arugira aratekereza ati none se ko kudahindura ibintu gukora iki yego se gufasha umuntu wasenze kumufasha guhindura ibintu trebye ngewe ndi gusenga aho niho Imana y'ubwayo yanyisangiye iganiza ibitekerezo byanjye ntabwo yavuze ngo umwana wanyu uva ko mvuganye nawe rerere ahubwo yaganije ibitekerezo byanjye ntangira kumva yuko nshobora kubaho amezi make nkazabaho imyaka myinshi urumva ndi kugenda uko niko barwanya ubwoba yego inkoni z'ubwoba nguko ndagiye mpita noneho nica ntangira kubona yuko nahera ku mukuru w'umuryango nkamuvutura banamuvutuye ubwo urukume byabonetse ndangije ndavuga ngo none ko mbayeho neza aka kanya uwajya kubaho nabi nkareba kubaho nabi kuntu bimeze yego se njya kubaho nabi sasa wajya muri interina njya muri interina kandi hari muri interina na madame arambwira ati wari muri interina uragatsindwa n'Imana hari igihe winjira muri interina kandi muri interina mpinjiramo akayine karamufite nkava kubera isoni ryaho nahoze nahonde nkasohoka ngenda ngasohoka ngenda nkinjira ngakubita urugi papa mpita nkinga njyama nkabyuka mu gitondo papa muri restaurant indya njya ku kazi ubu buzima mbubamo ariko noneho ku kwezi ubwoba nkabukandagiza yego kabukandagiza 7 kabukandagira ubwoba nza kubutsinda amina kugeza ubwo covid yaje mfite ubukwe mu kwa 7 yego noneho ndavuga indi no ibi ni ibisigisigi by'ubwoba bashizeho akanya ko kwinjira mu mujyi wa Kigali no gusohoka mu ntara bitakora ubukwe igihe bagashiragamo ndabona bukoze mu gihe bigoye yego mu gihe abanyabwoba batabushobora mu gihe abanyabwoba bishingiye yego mbwira satani ndabubwira satani ubu uyu munsi wa none ubwo bakinguye barakingura ninjire ingaruke nshobora gusiga koze ibyo nagakoze muri cyagiye cyashize yego usaba dukurikiye ntibaza ubwenge bara ntibabyumvise arabyumva twese ko tubwira bumva ndavuga reka ahubwo reka mwiyegereze
ibikenewe ni ibiki. Barambwira bati none se ndavuga ibyo mu byihorere. Yego. Ukora ubukwe abandi iyo utanganya n'umuntu, iyo umutanganya n'umuntu amabuno ubyina ha babiri. Yego. Umbabarire cyane. Icyama umuntu akiga kuba we, ubundi kuba wowe bigufasha gutsinda ubwoba, bigutiza imbaraga zo gutsinda ubwoba. Ni hahandi watangira uravuga ngo umuntu bakamubwira ngo ahantu ngo ibi bintu nibihabera, ngo ibi bintu nibihabera. Abo bitahabereye ni bariya bari mu ndangamuntu ya runaka, ntabwo ari mu ndangamuntu mwene runaka na nyira runaka, wowe ujuri wowe. Kuko kuzerera kwa Abrahamu biramufasha Loti gupfa. Ndiyo. Kandi Loti ntabona amasezerano. Ndiyo. Na Satera ntabona amasezerano. Ndiyo. Sifa kwa Mungu. Amina. Ariko Abrahamu abona amasezerano. Ndiyo. Niyo mpamvu Imana imubwira ngo nutandukana ngo tandukana ngo kandi ngo aho ngo weho umuhe guhitamo. Yego yihitiremo. Barabahisemo guhomba. Wewe uhisemo igihugu kitanera, ariko Imana igusha imvura mu kidaturwa ikazana imigisha abantu batayibonera. Abagabo b'inzira bwoba sha. Yego. Umugabo w'inzira bwoba wo mu gihe abandi bari kubona yuko bazabarya bazabamara ari abagabo barebare, ariko abandi baravuga ngo mu bagabo barebare twabaciyemo tubona urutoki tubona n'intuza n'inzabibu. Sifa kwa Mungu. Amina. Uribwira ko bari abagabo mfite icyo mbagaya bari abagabo 10. Yego. Ndabanenze muri iri terano. Weho winjiye mu gihugu ufashe n'ibyo kurya by'icyo gihugu uje utenga amatinzabibu. Yego. Ufite n'ubwoba. Baje uzi ko ari amagambo ngo dusanze turenze iki. Bari batenga amateni n'inzabibu nabo. Umva mama Rene, isubiza ibitekerezo inyuma. Wumva abagabo binjiye mu gihugu bagafata imutungo w'igihugu, bakanga bakagira ubwo bwoba, bakanagisohokamo ntawe ubafasha, bakanyura ku mupaka w'igihugu ntawe ubasoresheje, ntawe ugize gute. Yego. Bakagaruka mu gihugu cyabo baje bamaze kugitaka, ntacyo babaye ntawe bakiyaga. Kandi buriya umutasi wese aba yemerewe kumenera amaraso igihugu yagiye gutatira. None mwebwe ntimumeneye amaraso igihugu mwagiye gutatira. Muzanye ibimenyetso by'uko muhageze, muzanye n'amagambo y'ubwoba ngo dusanze turinzige mu maso yabo. Ubu bwoba ndashaka gusenyera ubwoba buri mu mutima w'umuntu wese udukurikiye. Ubu bwoba bwatumye udakira, butuma utagera ku ntego, butuma utagera ku nzozi, butuma utubaka ibintu bikomeye, butuma wubaka ibyumba 3 ari kubaka etaje ukayishobora. Ubwoba butume ubaka ibyumba 2 ari kubaka etaje. Ubwoba butume hari dimension imaze kujya wishingira ari gukora. Ndavuga ngo aho nambariye inkindi sinzahambarire cocera. Kandi ugashatse kuvuga ngo iki? Reka ndekeraho. Batanarirwanya niyerekwa ryanjye. Ndabazi. Arabazi. Abantu bashaka kumbona bataranze. Ubu bwoba. Reka tuvuga ko ubwoba ubutumye ubona uzabimbwa ugeze Burayi. Icyari gikomeye nuko weho wagize amahirwe ubona visa, ubona passport. Yego. Ndetse kindi ubona tike y'indege. Yego. Weho ururi rugerayo. So yarapfuye atazi nyagupfira muri Yesu we. Wahamya hamwe ukavuga ngo iyampaye visa kama passport kama itike y'indege, ikintu kikangurukana mu kirere nta n'uwacu wigeza kigenda. Niba bana nakigenzemo sinjye wakigenzemo, niba barananteye inkunga, Imana ifite uburenganzira, ifite abandi bantu bo gukoresha hano ndi ikareba umuryango bakamfasha nkabona ubuzima. Wewe ugahagarara mu ijambo ryitwa kwizera, ubwo bukabuvana muri wowe. Ubwoba koko uri Burayi ngo ndapfuye, ngo mama Lionel ngo ndapfuye, ngo ndabungo birarangiye, ngo bimeze gutya. Ubwoba Satani yabonye ahantu ashoborera abantu, yabaziritse ku kintu cyitwa ubwoba. Hani twaharenga, ibi ntibishoboka, ibi ntibigira gute. Yesu we, ari abana bikunguje rimwe bikunkumura ubwoba, bavuga bati sabakobwa ba Serofadi bati twebwe ntabwo twabigenderamo, twikunkumura ubwoba bwatwerekaga ko tuzapfa nk'iwacu, twikuye mu gisekuru cy'iwacu. Ubu bwoba ndashaka gusenyera ubwoba kuri uyu muntu uryama mu makara akanywera icyayi mu itasi, ariko ibyo byose akabana n'ubwoba, akabona barayinsohoramo biragenda gute. Do barayinsohoramo, gusimba nzi ko nzabona nishyura abana, sinzi ko ku kwezi bazishyura. Mbega uhora muri ritime y'ubwoba. Satani akwicaje mu kiritime cy'ubwoba cy'uko utarengaho. Reka mvuge ku mukobwa. Yego. Mukobwa umwe yigeze kumbabaza, ariko Imana ishimwe yarashatse akora ubukwe bwiza aranabyara. Aho twigeze guhurira Kibagabaga, noneho
mu minota mike akamuvuge Mm. agahora ajya gusenga ariko afite ubwoba Yo. akagira ubwoba akavuga ngo iwacu mama papa basaza banjye bazanye abagore beza bagira gutya bakora ubukwe bwiza none uwo tugiye kubana nta epfo na ruguru agira ndamubwira nti uwo mugabo uwo musore uko reka nere kumwita umugabo uwo musore afite amaboko abiri nose uwo musore byibuze ubona ari uw'inzozi zawe ati ngo rwose n'uw'inzozi zanjye kuko nashakaga umusore uzi gukora uzi w'umucoracoro uzi w'umunyamwuga uzi utuntu twinshi cyane arangiye arambwira ati noneho aho bigeze ngiye kwishingira Yego. ndamubwira nti Ibaze. amayerekwa yawe n'amasengesho ugiye kubikandagiza kwishingira ndamubwira ntumva nkutera inkunga mbere yuko wishingira umanze nyine ugenda ujye kugura ahantu pariseri bazaguhambamo kandi n'uyu munsi niko namubwiye ngo mbere ko wishingira umanze ugira amafaranga yaho yishyura imva Nyamirambo cyangwa se niba ari ushaka aho ushaka ugende wowe ugende urebe abantu bashinzwe gushyingura ugende uvuga uti ngiye nguze pariseri bazanshyingura uyigurire kugira ngo tuzabone aho tugushyingura ati none se ushatse kuvuga ntukicwa na Yesu we ari ukwishakira utishwe n'abarozi n'ibindi bigiye bitandukanye ukazapfira igihe Imana yakenye urumva utagiye kwishingura ubwo se ugiye kwishingira cyane ukwishingura ariko uzuko hari abantu bagwa ntibabyuke nitekereza nyine amateka yo gukizwa kawe urebe niba uramutse uguye wabyuka atishate ntabwo nabyuka ni gake cyane umuntu waguye abyuka ikindi cya kabiri ntimanze umenye yuko wowe ubwawe ukunda guseba atishate ntabyo nkunda ubundi umuntu wishingira akabishobora akazagaruka mu iteraniro ni wowe wundi ukunda guseba hariho abantu banabishobora banabimerita rwose ukabona umuntu ashingiwe rimwe ararusenya yongeye ashingiwe bwa kabiri mbese abantu bakunda guseba bitagira bazi no kubyitwara muri we afite imisemburo yo guseba bene nk'uyu iyi niyo yagwa inshuro 100 arongera ukagira ngo yari kandi ukabona afite umutsi we ukabona ntiyumva n'ibyo bavuga ukabona ntabwo ashaka kumva n'ibyo bavuga ariko uzi ko ari byo ntabwo ari ako kantu ndabyumvise umuti bese yararebye asanga nta bundi buryo yabikoramo uretse kwigusha akibyutsa iyo ageze mu bantu arigusha agwa yambaye akantu akamini aragwa agwa yambaye ipantaro aragwa mbese barigusha n'akanyerera baragwa hari umukinyi soza ikiganiro cyose rwose abanyabwoba nyabona mwihane mube mwebwe uyu munyabwoba yihane abe we yego nshaka no kuvuga nubwo ntaguciye mu ijambo yego ko umuntu agomba no gushira ubwoba ageze imbere y'igiteye n'ubwoba abantu bashira ubwoba Daniel yageze imbere y'ibiteye ubwoba bashira ubwoba aravuga ati Imana yacu ibasha kudukiza naho itanadukiza yego ntituzapfukamira kigirwa Imana gushira ubwoba bageze n'imbere y'ibiteye ubwoba noneho nkababazwa n'aba bantu natumweho bafite ubwoba bataragera n'imbere y'igiteye ubwoba ko bafite n'ubw'iki ko atarahura n'igiteye ubwoba njyewe nageze mu bukwe ikintu cyantangaye dusoza nageze mu ubukwe burikwa cyane ndi ikibosi we ibintu byose ubona biri ko ibintu bitari byarakakozwe byose barabikoze umunsi niko Imana iteshye igiciro ubukwe nge nikatekereza ngewe madamu narambwira isheri maze rero ntushira umutima ibintu byose narabiteguye neza biragenda sakubwira kandi nyuma ya kamera kabaye ku munsi w'ubukwe katajya kabaho ariko ngenda mubwira ko ibintu byose byatunganye arambaza ati none se ibi ntibirahari biri mu nzu ariko ati none birahari kugira ngo ataba stress akaba yagwa mu bukwe akaba yagira n'amafoto mabi yego hari abantu usanga mu bukwe bwabo bari bafite amafoto mabi igihe nkabavumbura n'ubwoba bari bafite ibintu bigenda turaseba ugasanga umuntu ku munsi w'ubukwe bwe nibwo afite amafoto mabi yes
rero abanyabwoba n'abatizera nyaboneka muza ubu bwoba buva kutizera. Dusoreze kuri iki kintu cyo kutizera. Umugabo umwe yaravuze ati ndabona abantu barimo birukanka inyuma ya Yesu bafite ubwoba bw'ubuzima bari kumusaba ibiryo, ariko yewe hari ikintu nshaka kwisabira, nankize kutizera. Nkiza kutizera nigendere. Buva kutizera raba abanyabwoba n'abatizera tugiye kubasaba. uzi ko uyu mugabo wabwiye Yesu ngo nkiza kutizera atongeye no kugaragara imbere yaza kugira ate se yajyanye umuti. Yesu yaravuze ngo mugize ukwizera kungana n'akabuto ka sinapi. Yego. Mwabwira uno musozi wo hakurya ngwigirayo hunga ngwigirayo ukabwira hano hakurya yayo bahita mu hari amazu ku gisozi ngira ngo nimba atari kagugu ya nawe ni kazabatsinda hafi aho babatsinda hafi ya za harya hakurya bahita mu ki kagugu oya hakurya hano gutya hakurya ya erega i Kigali sinjya mpamenya kabaye imbaza imirongo muri Bibiliya cyakoze ntuyikabuye mu mudugudu w'amasangano. Ubwo rero abantu bazi hakurya aho namwe muzi Maise burya ni Gasanze buriya ugiye gutya uba weregeze Gasanze regange ngo wabwira Gasanze kava ugize wabwira hano hakurya. Yego. Hakurya nakubwiye ko wihita ubatsinda. Uhafate sinzongera kubakubaza. Ubwe ni batsinda ntegeye ibatsinda. Ubese utegeye batsinda ahantu bari kubaka amazu batirirwa bubaka n'amaboko ngo birirwe bashiraho itafari kurindi. Ahubwo bazana inzu ikoze bagahita bayigereka hejuru y'iyindi. Ese buriya niko ziranzu zikoze? Nubwo ngo inzu bayikorera mu ruganda rwayo baragenda bakabyubakiriwe hirya. Bese umusaza azubwenge yamenye yuko Yerusalemu hubatse ngo gucunga kw'amabuye ikwigeze nta nyundo yigeze yumvikana ku cyubakwa. Baragiye babicongera iyo hirya barabizana rero bayazana kugenda babigereka ku bindi babigereka ku niba ari nivo imwe byire niyo mpamvu nakangutse nkabona inzu. Uzajya ukanguka kandi yari bayubaka nijoro babigerekaho nijoro. Bese kugira ngo bidasakuriza abantu hatanagira n'igihirima kigahamura abantu ko byubakwa n'imashini. Izi ni imbaraga zo gushira ubwoba. Buri mashini ngiri ibiterura. Yego. Urayibona hano ku ruhande gutya. Iri ifata inzu imwe ikayitereka hejuru y'indi ikafata indi ikayigereka hejuru y'indi. Ibikorwa by'abashize ubwoba. Imbaraga zo gushira ubwoba. Kora ibintu abantu badakora. Ugatekereza yuko kugereka ibuye kuri yindi sava nabyo ni byiza. Ariko ushobora no kubizana byaruzu ugahita uterekaho. Bune hari abantu haleluya hari abantu Imana yazanye itereka mu murimo n'ibikoresho nibyo. Mwirirwe cyane turabashimiye cyane abantu mwese mwari mudukurikiye kuri iki kintu cyo gushira ubwoba. Turagira ngo wambare imbaraga zo gushira ubwoba, twagira ngo tugukure mu kirere cy'ubwoba tugutereke mu kirere cyo gushira ubwoba kugira ngo wakire. Iri mu kirere cy'ubwoba ugira umwaku ubona ntibishoboka ubona utarenga jya mu kirere cyo gushira ubwoba wakira ibyo Imana yavuze kuri wowe n'ibyo itavuze. Mwami Yesu wari watubwiye ngo tubwire abantu kuri iki kintu cy'ubwoba Satani yateje abantu none ubashyizemo imbaraga zo gushira ubwoba. Ndagushimiye ko bakimara gushira ubwoba bagiye gushyira urushundura rwabo iburyo bagakurura ibifatika bagishira ubwoba bagiye gukora ibintu bya danje kandi bizabahesha gukomera. Ndagushimiye kubana nabo muri byose mu izina rya Data wa twese Umwana n'Umwuka Wera. Amina. Amen. Amen.